kugenda ngo kurira ni ibintu ko abantu babagabo Fils afite imyaka hafi 30 sha akakugira uko uri kiga kinga mu kiwanyu uri kora kuzana hano mugasanga nani nakurate nimbwa yo iradushaka kibazo ni kimwe mureka genda kiga abantu kirosoro mabyaso Fils kubetse abantu uri umugore barimbwira nyine mabyaso Bose uretse kubetse abantu uri umugore barimbwira nyine oya kadunda mabyanya yasokuka Cameraman. Fils kubetse abantu uri umugore barimbwira nyine mabyaso akiri waretse komena sadu kugenda sadu waretse sadu mva nyine nkubwira chamani iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye kanizera ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo koza subscribe bundi rushimitsana utarikora uyo ne mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye yaka mwana ari utume nkoro intro neza ni bucece mu gace ko bisanzwe yaka ntabwo ndi butinde muri intro kugira ngo tubanze tuganirize abantu badukurikiye bimeze ndababaye kubona Fils na Sadunda bambara ingutiya ingegera nyizira bikura abantu bashungereye ingegera bagende bigira abagore neza ari abantu babagabo bamba manuze byari ikintu bigutwa oya ntacyo binwe none se burenge mana yanjye abantu koko nabatinganyi yayi ibintu mbizi muri gereza ngewe bizi muri gereza rwose ko n'umuntu w'umugabo yihindura umugore vraiment saba abantu leta yibarasako beseka urambwiye ati Sadunda nzi umuntu w'umugabo koko akigira umudamu yaka urambwira ati kiroso jewe nashaka guha hari nkushaka guha abantu bashungereye vraiment none ibintu byahindutse nyisinge wari kunywa byenda ndabona ufite n'agapeti nge nani kunywa akayoga kanjye hano ngiye kubona mbona ingegera abantu banyuzuye hejuru uzi ko munze akabari kubera ingegera ngo ni Fils ngo nuko gifite amabuno n'iki Fils si ikigabo koko Fils yaboneye ise none mamuye n'abantu bari kuva ngo ni umugore ngo bazamutera inda Fils ni ndi umuyobewe ko nizina ry'abana ngiye biramba kubona abantu babagabo bihindura abagore reba bari batangiye gutereta ku manywa abagabo hano bari batangiye gutereta Fils ngo ni umugore none kimbabaje inyana y'imbwa yaje yambara n'isutemwe none ugenda ashaka kumenya icyakubabaje muri ibyo ni ibintu mpamagara mbwa ati ngwino nkwereke inkuru dusangiza abantu badukurikiye ibi ni ibintu koko kubona umuntu w'umugabo yambara isutiye Sadunda we yambaye ikanzu Beseka turi kuganira wenda ku bantu badukurikiye sugiye nigeze kubagwana gituma bari Nyabugogo ari kugenda turi kuganira n'abantu badukurikiye ndashaka kugira ngo ubwire abantu badukurikiye wowe kubona yambaye Sadunda yambaye iyo kanzu ndetse na Fils yambaye isutiya n'iyo myenda ntazo Fils we kubera byibushye amabere yaraguye kora umubyibuho warawuze none yajya kubita mu isutiye abantu bari bazi ngo ni ikidamu giturutse muri Kongo Davidamu byo muri Kongo binini ikidamu cyo muri Kongo none n'ikibura ari kugenda ngo kurira ni ibintu ko abantu babagabo Fils afite imyaka hafi 30 Sadunda ni umuntu w'umugabo barangiza bakambara ingutiya koko muri kaburimbo yaka nese dusanze bahavuye ko cyo kibazo ugiye kugira ngureko bari kunywa inzoga kubona ibintu by'ibigabo nka biriya bijijisha abantu ngo nabagore vraiment ibi ni ibintu ko ubwo rero waba witsindiye ukajya ugatereta
uzi ngo uri gutereta umukobwa naho ni ikigabo kigenzi cyawe wa mugani tuganiriza abantu ntago ushobora kubona fisi ukamwibeshya ukamuteta ndagubwe na nuba abantu bari kuvuga ati ngura umugore ngo n'umugore abantu bari kuburana za Nyabugogo hose ndeberaho kinsanze naho ndi kwinywera icupa mwe weze ko sanzwe nzi ko mukina mu filime ukaba umuruje bati ngwino umukire hanze kubera iki ngwino nkwereka aho bari kunywa inzoga fisi na Sadunda Cameraman nagenda naje bigiza abagore n'izina ry'Imana umva ngwino nkwereka aho bari Okay, twagiye yaka katurebe ingegera zigira abagore ari ibigabo mwe ujye unywa jiwani bari kunywera ujye unywa jiwani biri kunywera sebone ahubwo ikibazo turashutinga abantu b'abandi umva usa nk'umushuka asohoke mu kabari ikibazo turi bushutinga abantu b'abandi kandi ntabwo byemewe wowe bukatinzeho gato kidogo barimo nibo bari kunywera Sadunda umuntu w'umugabo fisi noneho yambaye sute wagira ngo ni madamu wagira ngo ni umudamu wa Kofiromide niba ari wa wundi bita Dangote umbase bashuke bajye hanze ntago bamenye ko mfite kamera ngiye bashuke bajye hanze ntago bamenye ko mfite kamera babwire bazi witonze ku bantu mudukurikiye rero kuri sawa ndetse na Bucece mu gace babwa ntimunyarukire ahantu mu kinyobwa cyiza cyane cya G1 kabisa kiryoshye fresh turabarangira ahantu kiba muzajya mugisanga abashaka kurangura ndetse n'abashaka ukinywa umubiri wawe ukagenda neza cyane karabaye cameraman isha kamera Sadunda na fisi katsingora gasati umva Sadu akiri waretse kumena Sadu Sadu umva nyine nkubwira chamana ibintu byakuru yaka umva chamo waretse kugenda Sadu oya ndebe ibintu by'ibigabo nkibi ntabwo ari wowe udushutse kugira ngo tuzamuke hano muduteze abantu ntabwo ari wowe udushutse abagabo cyangwa se ntakemure ko nzi kuri umuporofesiyoneri ibintu muri gukora ni ibiki nyine ibintu muri gukora ni inzoga amafaranga ubwiza nka utuma umuntu ayibona aho ngaho n'ikibazo niya urabona tuturikije Nyabugogo n'atugeza hano mu Gasyata ariko arashaka None ngiye mbwira dushaka cameraman Bisrata kubeshya abantu uri umugore barimbwira nyine mabyaza Sadunda uretse kubeshya abantu uri umugore barimbwira nyine oya Sadunda amabyanya yasokuka uri kumuduteza kugira ngo bigende yaka kwa hano bunu sobantu ukora batakwica we abantu baba kwitagatari bitose bikuravuga ngo beruka muri gereza
ufite secteur noire uze tuba mu secteur bagende ariko secteur noire ukubona bari abantu bataka rero bafite amavide na secteur noire umusore wanjye nagashaka kumubaza ubundi umusore wanjye nanjye ndashaka kumubaza akoze iki twaba ubwari hanyuma se reba ahantu hose wahere tugenda noneho kuva mu gitondo aradushuka ngo ntitwumuresha hari byari wowe uri bitukureho ngaho cyangwire oya kavugira ryano sha akakugira uko uri ikiga kinga mu kiwagiye imbere ndabanda gushimira Museveni wisha abatinganyi wamusanze ukazane cyangwa wagiye kwa Gisekedi ntabwo ari bapfundo ryabo ririyo kamba n'abatinganyi babaye batwinga amabere hanyuma turatura hano ukabona turabatinganyi ugana kuba umusozi wawe uganaho cyangwa ubyiborere birakureba ikibazo nirangegera ikuzanya hano uze kutura ahantu twibereye kuva Nyabugogo kugera hano utugenda muratugenda turi kunywa byeri biki se ibikibemera hari ibyo wateye hano ku buryo uzakubaza ukuntu byameze muheke mu ngobyi ibona yapfuye muheke ahubwo se ziracyaza nizo dusize hariya turazizana fisi igiye kurya n'imbata bazirya n'imbata n'amandazi kiro kamubwira ikintu cyane bada ni igihumbi nta n'ikintu ugomba kumbaza uransangamo hariya umutwe turawutahana ari ibiseru rya abantu badukurikira ngiye uzongera kudukurikirana sibyo uzongera kudukurikirana kanwa tuzaba waba umukiriya wa shitani cyose utunze urugo reka ngusabe serivisi wangwise icupa ariko bangusabe serivisi ntuzongere kuboneka ahantu ngiye na soko gatatu kugira ngo biva no kuzagaruka cyo ntabwo bikureba ibyo ntibikureba habe na gato ikibazo muto rebera abantu nk'aba bari mu mujyi wa Kigali abantu nk'aba bigira abagore kandi ari abantu urabona ibintu turakubiswe bigenze urabona tutari mu gihe cy'imperuka ko n'umuntu w'umugabo yambara isi y'imperuka bavuga nyine tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu nyine urabona n'ubundi baraduhundaguye batumenyeye inzoga iyo bamusira icupa hano ariko ntacyo tuberetse abanyarwanda abantu nk'aba bagaba mu inzoga mu gasinda abantu bakababeshya ngo ni abagore kandi ari abagabo azagutikura mu kabuna agashwanya aba bantu mu bitoni urasigara haka yewe nishakira ngo ngaragaze ko aba bantu ari abagabo kuko akazi mu Rwanda karabonye asigaye gutekera aba bantu ni abatekera turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu cyangwa ku nkuru yacu dufashe nubwo tuyikubitiwemo reka tubwire abantu badukurikiye kuri sawa sawa show cyangwa bucica mu gace tubwire abantu badukurikiye reka tuzi ko uri umuntu wenda wihangana kuvuga ngo turi hari abantu for example hari abantu bashyigikira abatinganyi hari n'abatabemera
hari abemera ubutinganyi hari n'abavuga ati ibyo bintu ntabwo bikwiye nk'abakobwa bitwa abarezibiyeni abakobwa bitwa abarezibiyeni kubona umukobwa arongora mugenzi we bakarongorana ari ibitsina bibiri bimeze kimwe abakobwa nk'ibi ngibi ni ibigabo bibiri kanimagi icyo dushaka kugaragaza gusa ubutinganyi njye nawe zaburanira imbere y'Imana mukomeze mutingane ni uburenganzira bwawe turi gusoza ubonye wowe uko wabonye impuza wabonyemo mudu bari barimo yari imeze gute wabonye bari mu bantu bari gutingana cyangwa bari guterekana cyangwa wabonye muri mudu imeze gute yewe uburyo nababonye bameze nk'abagore babiri bakundana yagize abarezibiyeni kandi ari ibigabo bibiri ni ukuvuga ngo ntabwo ari abarezibiyeni abarezibiyeni bari abakobwa aba ni abatinganyi bihinduye abarezibiyeni ni ukuvuga ngo ni abatinganyi bihinduye abarezibiyeni reka ngane ku musozi w'ikiganiro kuko bari kubireba baradufasha kubiswe bakugenda ibintu byo kumusaba kunabaye inzoga ahantu hose wenda reka dusoze ku kiganiro cyacu ikibazo ko bisanzwe ni bucece n'agace sawa sawa cyane cyane ciao cameraman